izi peredanse ngo nizo yamurongoje ngo ariko umugabo ntiyarangiza ngo kubera nta bushake ngo yabonaga afite uwo munsi. nta nama idasanzwe yemwe nta n'ibirori byabaye byatuma abaturage bangana gutya bafunga umuhanda, nta n'inama y'abacuruzi yabereye imbere y'aya maduka ngo byibura babe barimo gukora inama yateza imbere ibikorwa byabo, ahubwo ikiri ahangaha ni umukobwa barimo guha inkwenene wanze gusohoka muri rimwe mu maduka akorera muri uyu murenge wa Kimisagara, uvuga ko ngo yaraye araranye n'umugabo ucururiza muri iri duka, ngo bwacya aho kugira ngo amuhe amafaranga ngo ahubwo akamuha amata ngo ariyo atahana. Ariko umugabo ntiyarangiza ngo kubera nta bushake ngo yabonaga afite uwo munsi, ariko mu bigaragara ko izi peredanse yabikoze n'ubundi bavuganye n'uyu mukobwa ntago amubeshyera, bavuganye kubera dore n'ibimenyetso birahari bigaragara ko yabonanye n'uyu mugabo, yamurebeye ubwambure no kubireba byonyine nubwo atarangije yakamwishyuye kubera bavuganye baraziranye, bigaragare ko ibimenyetso bigaragara ko yabikoze umugabo yabonanye n'uyu mukobwa. Ku ruhande rw'uyu mukobwa nawe ubwe avuga ko uyu mugabo koko bararanye, ngo ariko inshuro zose yagerageje gushaka gukora imirimo y'abubatsi ngo ntago byigeze bikunda, ngo kubera yuko ikijyanye n'umurego ku bushake bw'umugabo cyabuze. Ikibazo nyirizina cyabaye twazanyemo hano turicara tuganira, twara abantu babiri n'undi muhungu witwa Kazunga aje yambaye amarinete ahita agenda, ageze arambwira ngo ko numva ameze nabi byagenda gute, ndamubwira se si umuntu mukuru, arambwira ndi umuntu mukuru, kuba tutagorana kuko uri umuntu mukuru, ntago njya ibiciro sinanabishobora sibyo. Arambwira ngo ninange kontake yayimaye njye nyihereza umuhungu twari kumwe ajya gufunga imodoka, arambwira ngo nari umuhungu tumureke yicaremo hano twe tugiye hariya hepfo hariyo matoro, twagiyeyo turagerageza ubwa mbere biranga, umusaza arabyanga nyine yanga gusuka, nimba sinzi ikibazo yari afite, aragaruka arambara agaruka hano, dusubirayo ubwa kabiri nabwo biranga sibyo, yahaguruka byose ndabifite hano, noneho ndamubwira ati rero arabyemera ko byanze, arazana navuga ati ntago yari azi ko imbwa zibaho, niko yivugiye sibyo, ndamubwira ati naribi murumuna wanjye na musaza wanjye bansuye sibyo, reka mbonera tiki ibacyura uyu munsi nta kibazo birangiye, arabyanga paka arabyanga, ndamubwira se basa abana banjye uyu munsi bari burya iki, ngo nibashaka barya umuriro, none icyo kintu cyane umujinya, ndavuga ati naye ndicara hano. Ngo nubwo yagerageje izi nshuro ebyiri zose ariko ubushake bukanga, nibyo ahera avuga ko ngo yamukinishije yakagombye kumuha amafaranga 50,000 nk'imperekeza akigendera. Ngo niba yagerageje yankinishije yakiniyeho nyine biranga, nese yabigerageje nuvuga ngo yari yambaye purisi kavamo akagerageza akanyenera. Hano harimo iki? Ankomerekeje namereza amafaranga ngiye gutunga abana banjye, nese reka nkubwire ngiye kumbwira ngo afite umugore n'abana be, ngo kamereza 50,000 nigendere. Angahe? 50 ngiye nigendere, yaneje abantu nta nubwo ari nabyari kugera sibyo. Uyu mugabo wirinze ko amajwi yashyirwa ahagaragara kuko inzego z'umutekano zari zamaze kumuta muri yombi, wavuga ko ngo ibi ngibi ari umutego yatezwe n'abacuruzi bagenzi be bamugirira ishyari, ngo naho ku busanzwe ngo igikorwa cy'abubatsi ngo ngasanzwe abibasha, ibyo avuga ko iba ari ukumuharabika no kumushakiraho indonyi. Banaga afite uwo munsi, ariko mu bigaragara ko izi peredanse yabikoze n'ubundi bavuganye n'uyu mukobwa ntago amubeshyera, bavuganye kubera dore n'ibimenyetso birahari bigaragara ko yabonanye n'uyu mugabo, yamurebeye ubwambure no kubireba byonyine nubwo atarangije yakamwishyuye kubera bavuganye baraziranye, bigaragare ko ibimenyetso bigaragara ko
yabikoze umugabo yabonanye n'uyu mukobwa. Cyabaye twazanyemo hano turicara tuganira, twara abantu babiri n'undi muhungu witwa Kazunga Jare yambaye amarinete ahita agenda, ageze arambwira ngo ko numva meze nabi byagenda gute. Ndamubwira se sura umuntu mukuru, arambwira ndi umuntu mukuru, ndumva tutagorana kuko uri umuntu mukuru, ntago njya ibiciro sinanabishobora sibyo. Arambwira ngo ninange kontake yayimaye njye nyereza umuhungu twari kumwe ajya gufunga imodoka. Arambwira ngo nari umuhungu tumureke yicaremo hano twe tugiye hariya hepfo hariyo matoro. Twagiyeyo turagerageza ubwa mbere biranga, umusaza arabyanga nyine yanga gusuka, nimba sinzi ikibazo yari afite. Aragaruka arambara agaruka hano, dusubirayo ubwa kabiri nabwo biranga sibyo. Yahaguruka byose ndabifite hano, none ndamubwira ati rero arabyemera ko byanze, arazana navuga ati ntago yari azi ko imbwa zibaho, niko yivugiye sibyo. Ndamubwira ati naribi murumuna wanjye na musaza wanjye bansuye sibyo, reka mbonera ati ibacyura uyu munsi nta kibazo birangiye. Arabyanga paka arabyanga. Ndamubwira se basa abana banjye uyu munsi bari burya iki, ngo nibashaka barya umuriro. None icyo kintu cyane umujinya, ndavuga ati naye. Bamwe mu baturage twasanze aha umva uko barimo kubivuga, dore ko banavuga ko ibikorwa nk'ibi by'urukozasoni ariyo ntandaro yo kuba amapfa azengereje rubanda ngo imvura itakigwa. Biriya bintu ndabona atari umuco, kuko tekereza amujyanye mu nzu aho acururiza umukobwa agomba kumwituniraho akamuca yashatse, ubundi niyabireka buriya nta mugore afite. Ariko n'umukobwa aravuga ngo byanze ntago umugabo ubushake bwabonetse. Ni Imana yamuhannye kubera amakosa yakoraga. None se ubundi Imana ireba amafuti, yabonye ari mu mafuti ishaka kumuha igihano ngo yishyurire ubusa, nta n'ibyo yakoze. Ibi ngibi nibyo bitugiraho ingaruka z'ibyaha, hanyuma bigatuma badufungira imigisha n'imvura, dore twarayibuze, tugiye kwicwa n'amapfa kubera ibyaha byabo. Ahubwo abantu nibiyeze bihane, ahubwo abo ngabo nibafatwa bajye bahanwa nk'amategeko, babahane kuko batuma n'abana bacu babona izo ngeso akaba arizo bajyamo. Mu by'ukuri wenda niba ari uko byagenze umugabo akajya kubikora bikanga, yewe nubwo ibyo bintu ntajya mbikora yagombaga nyine kumwishyura, yewe niko mbyumva. Nimba wenda umukobwa yamwemereye bihanyuma umugabo bikanga, wenda yagombaga kumwishyura, nta gikosa wenda ari ry'umukobwa gusa, ntabwo ari byo. Ntabwo nagira inama abantu yo gukora ibyo, ntabwo ari umuco nyarwanda. Ibyo ngibyo ni amahano nk'uko uyu mukecuru abivuze. Ntiwamenya n'ibibazo duhura nabyo byo kubura imvura n'ibiki, ko atari aya mahano yose abitera ibintu nk'ibyo. Izi prudence ngo nizo yamurongoje. Amwe mu baturage mu Matamatama bavuga ko abakobwa muri iyi minsi ngo atari shyashya, bashobora kukugerekaho urusyo bagamije kugushakaho indonke. Ibyo basaba ko inzego zitandukanye zakagombye guhagurukira iki kibazo.